Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Muri video ya mbere twasuzumye ishusho ya Yohana Mubatiza. Luka twereka Yesu nk'isozwa ry'inkuru ya Isiraheli n'amasezerano y'Imana avugwa mu isezerano rya kera. Nuko tureba Yesu atangiza misiyo ye maze akazana inkuru nziza y'ubwami bw'Imana ku bakene bo muri Isiraheli, abantu basuzuguritse ndetse n'abanyamahanga. Maze Yesu yigisha ko ubwami bwe bwubitse isi, buhindura indangagaciro zacu zo mu mibanire rusange. Iki gice gisorezaho Luka twereka uburyo Yesu ari Mose mushya ugiye kuzana iyimuka rishya binyuze mu rupfu rwe i Yerusalemu. Uko niko twinjira mu gice kinini cyo hagati y'iki gitabo, aho Yesu ashorera Isiraheli ye nshya mu rugendo ruhi Yerusalemu. Iki gice cy'iki gitabo kigizwe ahanini n'inyigisho za Yesu ndetse n'imigani yigishaga ari mu nzira ajya ku bantu batandukanye yagiye ahura nabo, cyane cyane abamukurikiraga bakomezaga kwiyongera. Ni muri ubwo buryo rero Luka yerekana gukurikira Yesu nk'urugendo. Ni ikintu ukora aho wiga kugenda mu nzira y'ubuzima. Ubwa mbere rero Yesu ahamagarira abigishwa be gufatanya nawe mu butumwa bwe, aho abohereza kumubanza imbere bamamaza ubwami bw'Imana. Bityo uhereye ku ntangiriro, kuba umwigishwa bisobanura kugira uruhare mu butumwa bw'ubwami bwa Yesu ubugira ubwawe. Maze abigishwa ba Yesu bagaruka, noneho atangira kubigisha inyigisho zitandukanye zerekeye gusenga no kwiringira iby'Imana itugenera. Mu by'ukuri ni muri ibi bice bya Luka Yesu avuga byinshi byerekeye amafaranga, ibintu no kugira ubuntu kuruta ahandi hose mu nyigisho ze. Niba koko kumukurikira ari nk'urugendo, bigomba kudutera imitekerereze itita cyane ku bintu, bikaturemamo kutabohwa n'imitungo, ari byo bituma tuba abanyabuntu cyane. Iyi ni ingingo y'ingenzi muri ibi bice n'ubutumwa bwa Yesu bukomereza mu bakene. Uko yajyaga hirya no hino, niko yakomeje gushinga Isiraheli ye nshya, ariko anahura n'abantu b'ingeri zose barwaye cyangwa impumyi. Ahura n'Abasamariya, abanzi b'Abayahudi ba kera, kandi uburyo buzwi cyane. Zakayo, umugabo w'Umuyuda, wari ukuriye gukusanya imisoro y'Abaroma. Abo banyamahanga bose bahura na Yesu kandi bahindurwa nuko kumenyana, nuko bifatanya n'umuryango w'ubwami bwe. Yesu abisobanura nk'ibirori by'umusangiro bikomeye. Yazanywe no gushaka no gukiza icyari kizimiye, bityo rero yishimira iyo abantu basobanukiwe imbabazi z'Imana. Nyamara ntabwo abantu bose bari mu birori babyishimiye. Luka ashyiramo inkuru nyinshi za Yesu ari mu birori hamwe n'abakuru b'Abisiraheli, kandi ibyo byose bihinduka impaka zikomeye aho Yesu ahangana n'uburyarya n'ubwibone byabo. Aba batumirwa muri ibyo birori badahuje bagaragazwa neza mu mugani wa Yesu w'umwana w'ikirara. Hari umugabo wari ufite abahungu babiri, maze umwe mu bugoryi bwe ava kwa se asesagura umunani we. Ariko nyuma yaje kugaruka yihannye, nuko se aramubabarira, maze ategura ibirori binini byo kwishima ati, umuhungu wanjye yari yarazimiye ariko noneho yabonetse. Ariko mukuru we utarigeze asiga se ararakara kandi yinubira ubuntu se yagiriye uyu muhungu we utarabikwiye. Muri uyu mugani uzwi cyane, Yesu ari gusobanurira aba bakuru ubutumwa bwuzuye bw'ubwami bwe. Ibirori bye byerekana ikaze ryuje umunezero w'Imana ku bantu b'ingeri zose mu muryango wayo. Igisabwa cyonyine kugira ngo winjire no gucya bugufi no kwihana. Byerekana kandi ubugome bukabije bw'abakuru b'Abisiraheli banze Yesu hamwe n'abe bagize ubwami bwe bwubitse isi. Nuko uku kurwanya Yesu kurushaho kwiyongera. Amaherezo agera i Yerusalemu ku bwa Pasika. Ageze bugufi bw'umurwa ararira. Abigishwa be bari kumusingiza nk'umwami Mesiya, ariko abakuru b'Abisiraheli bo bari kumwihakana. Kandi azi ko kwanga ubwami bwe bw'amahoro kwabo bigiye gushira Isiraheli mu nzira yo kurwanya no kwigomeka ku bwami bw'Abaroma, bizazanira uyu murwa kurimbuka. Kandi nuko kurimbuka kwa Yerusalemu Yesu agaragariza mu kigereranyo cy'uburyo yinjiranye umujinya mu rusengero, agaturumbura abagurishaga amatungo, agahagarika ibijyanye n'ibitambo, maze avuga ko aha hantu hagenewe kuramya hahindutse indiri y'abagome kandi ko hazarimburwa. Nuko iki gikorwa byumvikane ko cyateye impaka nyinshi hagati ya Yesu n'abakuru b'Abisiraheli, byose biganisha ku buhanuzi bwa Yesu ko abasirikare b'Abaroma umunsi umwe bazagota uyu murwa ndetse n'urusengero babihindura amatongo, byose mu gice cy'ikinyejana. Hamwe n'ibyo Yesu yihererana n'abigishwa be kwizihiza ifunguro rya Pasika. Ni ifunguro ry'ikigereranyo ngarukamwaka, kubohorwa kw'Abisiraheli bava mu bubata binyuze mu rupfu rw'umwana w'intama. Bityo Yesu ahindura umutsima na vino kuba ibigereranyo bishya by'uku kuva gushya. Umubiri w'ushenjaguwe n'amaraso ye yamenetse bizazanira Isiraheli ivuguruye ya Yesu kubohorwa. Nyuma y'ifunguro Yesu arafatwa maze aregerwa imbere y'abakuru b'Abayuda, hanyuma aburanishwa nk'umuntu wiyita umwami. Luka ashimangira ko Yesu yari umwere. Pilato, umutware w'Abaroma, avuga ko Yesu ari umwere inshuro 3 mbere yo kuva ku izima. Na Herode, umutware wa Galilaya, nta na kimwe yabonye yashinja Yesu. Ariko abakuru birangira bahatiye Pilato kumubamba, nuko arabambwa. Ariko no mu rupfu rwe rubabaje, Yesu agaragaza urukundo n'imbabazi by'Imana yigishijeho byinshi. Atanga imbabazi z'Imana ku basirikare mu gihe bari bakimubamba. Hanyuma ubwo umwe mu bisambo byabambanywe na Yesu yamenye uwo ari we koko, aravuga ati, uzanyibuka igihe uraba uje mu bwami bwawe. Kandi amagambo ya nyuma ya Yesu aha ibyiringiro igisambo cyakishijwe bugufi. Uyu munsi turabana muri paradiso. Maze
agikora iki gikorwa aherutse cy'ubuntu n'ubugwaneza, Yesu arapfa. Umurambo we ushyirwa mu mva, maze ku munsi wa mbere w'icyumweru bamwe mu bigishwa ba Yesu bajya kumva basanga irimo ubusa. Nuko haza kuboneka abamarayika babiri bababwira ko Yesu ari muzima, ko yazutse mu bapfuye, nuko bahava batangaye cyane. Kandi aha niho Luka avuga imwe mu nkuru ze zishimishije. Babiri mu bigishwa ba Yesu bari kuva i Yerusalemu berekeza mu mujyi witwa Emawusi, kandi bababajwe cyane n'urupfu rwa Yesu. Maze muri ako kanya Yesu arabegera, agendana nabo, nawe yerekeye iyo bajya, ariko ntibamumenye. Ababaza impamvu bababaye, maze bavuga ibyiringiro byabo byose by'uko Yesu ari we wari wiringiwe gucungura Isiraheli, ariko akaba yarapfuye. Byose byabaye arengana. Ariko nyuma yaho, ubwo Yesu yasangiraga n'abo babiri, abamanyagurira umutsima kuko yabigenje ku ifunguro rya Pasika, maze muri ako kanya baramumenya. Hanyuma arabura. Luka abarimbura agira ngo yerekane ikintu gikomeye cyerekeye gukurikira Yesu. Ubwo abigishwa ba Yesu bashize ibyiyumviro byabo nuko babonaga ibya Yesu ko byagenze, akomeza kuba yishwe no kutamenyekana kuri bo. Iyo twiyeguriye ubwami bwa Yesu bwubitse isi, bugaragarira mu mubiri we washenjaguwe ku musaraba, utambwa mu rukundo rwitanga, nibwo tubona kandi tukamenya Yesu nyawe. Ahandi igitabo gisoreza ni ku rindi funguro. Yesu abonekera abigishwa be kandi abasobanurira yifashishije ibyanditswe byo mu isezerano rya kera. Uburyo ibi byose byari mu mugambi w'Imana, ko Mesiya azaba umwami wa Isiraheli biciye mu kubabara no gupfa kubera ibyaha byabo, maze agatsindisha ikibi ubugingo bw'umuzuko we. Nuko noneho, kuko umuhanuzi Simeyoni yasezeranije mu gice cya 2, ubwami bwa Yesu buzakomereza hanze ya Isiraheli kugira ngo imbabazi z'Imana zitangazwe mu mahanga, kandi buri wese atumiriwe gukurikira Yesu. Ariko Yesu abwira abigishwa bati, mutegerereze i Yerusalemu kuza k'umwuka uzabaha imbaraga kubw'ubu butumwa bushya. Ibi rero birumvikana, bituma ukomereza gusoma mu muzingo wa 2 wa Luka, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ariko kuri ubu, ngubwo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka.